Mbahaye ikaze mwe mudahwema kudukurikira, mwe mwakoze subscribe mugafungura inzogera kugira ngo muzajye mubona video nshyashya zisohotse. Muri aka kanya mbazaniye amakuru atari meza ku bahanzi banyu mukunda. Mu minsi ishize twumvishije saga y'abahanzi babiri aribo Bulldog na Bushali, bivugwa ko bakubitiwe i Gisenyi. Amakuru yavugaga ko bamwe bavugaga ko bashobora kuba bazize kugura indaya ntibazishyure, abandi bakavuga ko bashobora kuba baguze banyweye mu kabari ntibishyure. Nyine abantu bagenda bavuga amakuru atandukanye. Gusa njye ndaje ngo tubishyireho umucyo. Ese ni iki bazize? Ese byagenze gute kugira ngo barwanire i Gisenyi? Mbere y'uko nkugezaho ayo makuru n'ukuntu byagenze, ibuka ubanze ukore subscribe. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video. Kandi iyi video nigushimisha, ntugende udakanze like ngo unayisharinge ku nshuti zawe. Umaze iminsi mwumva amakuru ari kuvugwa kuri aba bahanzi babiri. Amakuru avuga ko umuhanzi witwa Bulldog n'umuhanzi witwa Bushali baba barakubitiwe i Rubavu. Bamwe mu batari bazi amakuru neza bavuze ko bashobora kuba barazize kugura indaya ntibishyure. Abandi nabo batari bazi amakuru neza nabo bavuga ko bashobora kuba baranyweye bakajya mu kabari bagasinda. Gusa mbazanye amakuru ya nyayo yizewe, afitwe atangazwa n'umuntu wari uri hafi yabo ubwo ibyo byose byabaga. Muri kiriya gihe cy'igitaramo, umuhanzi witwa Bulldog n'umuhanzi witwa Bushali bivugwa ko bari bamanutse bavuye kuri stage, bamanutse bataha, barangije baramanuka banyura ahantu hari abafana benshi. Nuko abafana bashaka kubasagarira, niko guhita babarakarira kubera ukuntu bari benshi, babahukamo bashaka kubakubita. Ibyo rero byaje gutera imvururu, aho abo bahanzi aribo Bulldog na Bushali bagaragaye bari kurwana n'abafana. Abatari babibonye neza rero kubera ko babonyemo abakobwa, babonyemo igitsina gore, bakabonamo n'abandi bantu, bahise batangira guhimba imitwe y'inkuru igira iti Bulldog na Bushali banyweye mu kabari barasinda bananirwa kwishyura. Abandi baraterura bagira ati Bulldog na Bushali baguze indaya nabwo bibananira kwishyura. Gusa amakuru ya nyayo avuga ko ibyo byagarukagaho haruguru atari byo byateye izi mvururu, ahubwo ngo ikintu gishobora kuba cyarateye imvururu ni uko Bulldog na Bushali bashobora kuba baranyuze hasi bavuye kuri stage, bavuye ku rubyiniro, bakanyura ahantu mu gatsiko k'abafana benshi. Abafana bagashaka kubasagarira mu rwego rwo kubikiza bagira ngo batambuke, bikarangira barwanye. Amashusho yagaragaye yagiye hanze agaragara Bulldog n'umuhanzi witwa Bushali bari gukubitwa, baturwa hasi, basunikwa, bahirikwa, bakubitwa. Ibi abantu bavuga ko atari ibintu bishimishije ku bahanzi b'abasitari tuzi. Ibintu abantu bose bakomeje kuvuga ko bitagakwiye kubona umuntu w'umusitari cyangwa abasitari bafite amazina nk'aya ngaya kugaragara muri biriya bintu by'urugomo bari kurwana. Ibi rero byakomeje guteza urunturuntu kuri social media, aho abantu bari kwibaza ngo ese ni iki cyari cyabaye kugira ngo Bulldog na Bushali barwane. Ibi nibyo tugiye gutohoza tukazabazanira mu makuru yacu ataha. Wibutsa ukanda subscribe wowe utarayikora, ugafungura inzogera kugira ngo umunsi twasohoye iyindi video itazagucika.
kandi iyi video nimba wayikunze isharinge ku nshuti zawe nazo ziyibone, kandi ntibagirwe no gutera comment. Ciao ciao.